Imana data wa twese intumye ku bwoko bw'Imana imbwira ngo mbabwire ngo ba Efuremu bagarukira aho bageze. Ese kuki twamenye Imana tukivanga n'andi mahanga? Kuki twamenye Imana tukamera nk'umutsima uhiye uruhande rumwe? N'ubwoko bw'Imana umutsima udahinduye. Ese umuntu agiye kuwurya yawurya ati? Yasize nema yabo. Nukuri ndagira ngo mbwire abanyamasengesho cyane abahanuzi, mwabahanuzi mwe kuki mwivanze n'ayandi moko? Kuki mwana niwe kwerura? Kuki mwabaye eta ya Bonevosie Donaya abantu b'abakozi b'Imana nyuma mwamara kuza mu by'Imana hirya mukivanga n'ayandi mahanga? Ese ninde wabashutse? Eta yasize nema. Ndagira ngo mvugane n'abanyamasengesho bo muri iyi minsi, mvugane namwe bahanuzi bo muri iyi minsi, namwe bavuga butumwa. Ese ko mwabaye nk'umutsima uhiye uruhande rumwe udahinduye, byagenze bite? Ese ko mwageze mu banywa inzoga mukanywa inzoga kandi muzi Imana, muzi n'ibyo yanga? Mwagera mu basambanyi mugasambana, mwagera mu bagambanyi mukagambana. Ninde wabashutse bakozi b'Imana? Kuri nukuri ntabwo izigera itubabarira habe na gatoya. Nukuri turi kuvuga ngo na amahoro ariko nta mahoro ahari. Imana niturengere cyane. Banyamasengesho ni muza dushaka Imana bigishoboka yuko ibonwa. Naho ubundi muri iyi minsi nukuri biragoye, biraruhije. Uwo babwira amarira ahari Imana iri kurira bitewe n'ubwoko yiremeye. Nukuri ndababwiza ukuri yuko Imana itazabura kuduhana. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndi Hatuma Imana Concorde, ariko reka mfate umwanya ngo ushimire wowe wafashe umwanya wawe ugakanda subscribe kuri Concorde TV show. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho, gusabiye umugisha biraba binyereka yuko ushimishijwe n'ibyo tuba twakoze. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya nshaka abakozi b'Imana tukiganira tukavuga ku mbaraga z'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ahantu twibereye turi kumwe n'umukozi w'Imana agiye gutangira twibwira, ubundi anadusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imana nihabwe icyubahiro. Amazina ni yayandi. Ndacyari Muyizere Josiane uzwi ku izina rya Jose. Nkunda gusenga cyane kandi nkunda Imana n'abantu bayo. Kadusenge Imana ubundi dukomeze gahunda. Mana yacu uri Imana nziza, ugira neza bugaca bukira kandi ugirira neza uwo ushatse kandi uvubira imvura ababi n'abeza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data wa twese twemerere kuri uyu munsi twongere tugushime kubera yuko watwongereye iminsi yo kubaho. Izina ryo rihabwa icyubahiro. Mwami, hari benshi twabyukiye rimwe ariko batakiri guhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi twaryamiye rimwe, abo bose Mwami wanjye bamwe bazindukiye mu bitaro, ariko twebwe waturinze. Izina ryo nirihabwa icyubahiro. Kuba waturinze ntabwo turi beza, nta nubwo dukiranuka, ahubwo hari icyo wadusigarije. Twemerere rero Kristo kuri uyu munsi wa none icyo wadusigarije tukigukorere mu izina ryawe. Rekubane natwe Mwami wanjye ubwo tugiye gutangira ikiganiro kuvuga kugira neza kwawe ndetse n'imbaraga zawe. Utwemerere uze hagati muri twe, ubane natwe muri byose. Twirukanye imbaraga zose zitakuvuga, bitakuvugira byose biceceke kandi bicecekera imbere yawe. Twirukanye Satani kirogoya mu izina ryawe Yesu. Bana natwe kandi utugirire neza. Tuguhaye karibu n'ikaze, nuzo twiyoborere wa Mana we. Amen. Amen. Yego ubushize nagusanze iwanyu.
Yego. mu karere ka Burera none ubu nanjye wansanze iwacu mu karere ka Musanze. Yego. Ariko wayobye. Nukuri nari nayobye naherukaga kera cyane. Waherukaga muri aka gace ryari? Haciyemo nk'imyaka nk'ibiri. Imyaka 2 ni myinshi. Nukuri nasanze ko hano bitewe nuko ari umujyi nyine bitewe nuko abantu aribo bari kuhubaka hari igihe umara ukwezi ugasanga kuko hano ukwezi inzu baba barayubatse baranasakaje kaburimbo zanyuzuye ndumva. Yego herukaga umuhanda wa Nyarubande nta kaburimbo irimo. Nukuri wari umuhanda w'igitaka gusa. Ariko nabonye iterambere ari ryose muri Musanze cyane kabisa. Wambwiye ngo hano inyuma hari ahantu bajya guza gusengera. Hariya kuri Salvation cyane narahasengeye. Nakunze kuhavumba amasengesho yo kuwa kane. Ndetse no ku cyumweru nakunze kubabera umushyitsi. Yego. Nuko nyine. Niho turi rero. Ibintu byiza cyane. Nuko turi inyuma rero. Urusengero nukuri peni hafi. Nuru batarahafunga iyo babaga bari guhimbaza nabyumvaga ndi mu rugo niryamiye. Nawe ugafashwa uryamye. Ngafashwa ndyamye. Imana ibafungurire nukuri. Biragoye ariko Imana ibibayemo byakunda. Nukuri Imana ibareba icyoroshye. Ibavuganire. Yego. Ugeze hano Musanze hakunyuzuramo gato kuko taruhaheruka undi Jose ahantu kure wageze ni. Ahantu kure nageze. Ewe. Ese u Rwanda rwose nararugiye. Rwose nararugiye. Wenda nagiye u Rwanda rwose ariko uburere bwose ntabwo nabugiye. Yego. Aho wakandagiye kure ni he tubwire? Aho nakandagiye kure ni Karongi. Karongi na hariya mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare. Muri za Matimba na za Rukomo iyo hirya iyo. Yego. Burengerazuba no mu burasirazuba. Mu majyepfo aho wagezeho ni he? Mu majyepfo nageze mu karere ka Ruhango. Waragiye wa? Narakigiye. Hari igitwa nahabaye nk'amezi 6. Ukora ikizi? Hari umumama icyo gihe twabanaga yarari gukora stage. Yego. Aho ngaho ni ku bitaro bya Gitwe ngira ngo. Twarabanaga mu rugo. Yari inshuti yanjye cyane. Yego. Nabaga namusigaraniye umwana. Imatimba so wari ugiye ukora yiki? Imatimba nari nagiye gushaka imibereho. Umugande waravuga ngo ni imbera. Imbera? Ni imbera. Warayibonye se? Nukuri narayibonye Imana yangiye imbere. Hari akaraka nari mpabonye katari kanini. Yego. Ariko ndashima Yesu wabanye nanjye. Nahabwa icyubahiro. Nukuri. Ikarongi se wari ugiye gukora? Ikarongi. Ikarongi na nubundi hari umumama w'umuganga nawe ari inshuti yanjye. Icyo gihe yaragiye kwiga kaminuza hariya kuri Auka. Icyo gihe nari mutwaje ibintu. Yego. Ndi kumufasha kwimuka. Ye waratembeye. Ibihugu byo hanze se wagezemo? Nageze muri Uganda. Muri Uganda ho cyane ni nko mu rugo. Ariko nta kindi gihugu ndageramo ariko ndabishaka nukuri. Urabona nk'umuntu ntembeze. Nukuri pe. Urabona nk'umuntu utuye mu Kinoni muri Burera. Undi Burera umupaka wa cyane kuza Uganda n'u Rwanda ntabwo waba utaragezeyo. Nukuri ntabwo naba ntarageze ariko na nubundi wenda hari n'abantu barinda abasaza batarahagera kandi bagiye kuhaturira. Nukuri pe. Ubu nka papa wanjye ntabwo ahazi. Ntabwo yakandagira. Ntabwo nukuri pe. Ntabwo arambuka umupaka na rimwe. Ariko ubwo uri kumva ni nk'Imana yabikoze. Ubu sinjye nkubwiye inshuro na wambutse ko waseka. Ni nyinshi. Nta na rimwe. Nzagutembezayo rero. Uganda nahambutse rimwe ritagira mwene nyine. Rimwe gusa. Si ikibazo none. Cyakoze nahigiye ntembera muri mu mupaka nyine haracyanika. Mu mupaka barantembereza batanga hani kuri migration ya Uganda niki ndareba. Ndongera ndiyambukira gusa nyuma y'igihe twagiye Kabare. Kabare nagezeyo naho gusa. Nawe waragiye pe. Bwa mbere ukihambuka ntabwo wagize. Naho kuri. Nangize ngo wahuye na babandi baba bari mu ngagi barakurnyuzura. Oya twari turinzwe. Twari turinzwe nyine twambukiye Gatuna. Yego. Twari turinzwe cyane.
uzi ko hari Gatuna nanjye nahageze narakigiye ni ukuri nuvuga ngo wambukiye Cyanika na Gatuna na Kagitumba warahambukiye oya Gatuna nahageze gutya ku mupaka nari ngiye ahantu bita mu Maya ubwo nk'abantu baba bagiye Rushaki bo barahita bahamenya mu murenge wa Rushaki niho nari ngiye naho twe Gatuna icyo gihe tuhambukira twari turi kumwe n'abakomeye nta wari wadukoraho ni ukuri pe twari tunagiye kureba ukomeye n'ubundi aho ngaho ni ukuri ubwo ndi kumva nawe waragiye Uganda oya njye ntaho ishuri imwe gusa kabaye uzaze ngo utembeze nubona umwanya twaganiye ariko fati ngewe ntabwo nari nzi ko Uganda cyangwa Burundi cyangwa hengo ari hanze abenshi bumvise hanze uhita yumvira i Burayi no muri Amerika no muri Aziya natwe nk'abantu batuye hariya natwe iyo umuntu hari umuntu umwe twigeze dusengana w'i Kigali nyine ariko tubwira ati muzi ko mvuye hanze ngira amatsiko aravuga ati ngiye buriya Abagande barankundaga babona mfite imbeho bakanzanira agashweta agakirambara urumva mpita mvuga se n'uyu koko yagiye hanze hariya nyine nawe w'i Kigali guca ku mupaka Cyanika Uganda yumva nyine ariko nkaho uhaturiye mbona ari ibisanzwe wambukira ku ndangamuntu n'iki wumva bitagize ugasanga ndi kwitemberera uko niboneye ni ukuri ngewe buriya nakuze ntazi ko buriya muri Uganda cyangwa se mu bihugu duhanye imbibi numvaga yuko atari hanze numvaga yuko ari nko muri Amerika mu Burayi aho ngaho abantu benshi ni ukuri pe baba babizi nyine ni hanze y'igihugu Uganda ntabwo ari mu Rwanda biba bisekeje kabisa biba bisekeje yego ariko hashimwe Yesu uba wadukomereje amaboko gushize twakoranye ikiganiro yego ndi kujya mbona muri komenti abantu bavuga we ngo Josiane ngo we ngo rwose ngo uri umwana mwiza ngo turi kuguhamagara ukatwitaba ngo ukanadusengera yego bimeze biti cyane ukuri pe ndi kubasengera uko Imana icobojwe cyokora wenda nk'abantu bampamagara bakambura ndabakomeje pe ntabwo ari uko mba mbishaka ahubwo telefone yanjye imeze nk'iyapfuye irya umuriro kubi nimbabura mu zindi mukanya ndagucagingiye ni ukuri si ubibonye nakabonye uko kameze si akababaye kweri Imana ni ukuri mpayire telefone ifatika mbona ikabasumba gutira ko kagufasha ko wajya kuri WhatsApp nibura n'ikiganiro dukoranye ukaba wakireba yego ariko igendere mu bubiko bwayo ni ukuri nkorere muri stock iguhe telefone nzima rero ndi kwisegura ku bantu baba batabashije kumbona ikibazo ni telefone iry'umuriro cyane ni ukuri pe ndabakunda cyane kandi mbere ya byose kambanze nshimira abantu bagiye banyereka yuko bankunze bakanyereka ko turi kumwe bagakurikirana ibiganiro byanjye ni ukuri mbasabiye umugisha ntagabanyije kandi Imana ikomeze ibakomereza amaboko ibagure mu byo bavuga n'ibyo bakora ni ukuri Imana igere mu bibazo byabo ibitura neza ni ukuri ibitura urukundo baba bangiriye ese ntwari ufite amatsiko yo kureba ikiganiro cya mbere ko kiraba kimeze yes we nari mfite amatsiko y'ukuntu ndabameze ni ukuri pe nawe urumva umuntu bwa mbere ugiye kuri YouTube wowe umuntu aba afite isoni nyinshi n'iki ariko pe nari mfite amatsiko gutekereza ati na commentaire bagashyiraho baravuga ngo iki noneho buri uzi ikintu nahitaga ntekereza nkavuga ati se Mana buriya navuze gute ubutumwa nabuvuze neza hari aho wumvise se wakosheje wakosora ubu ngubu pe ntaho kereka wenda nk'abantu badukurikiye wenda bandebeye kuko ngewe buriya wenda katuvuge mu buzima bwa buri munsi hari igihe umuntu atabona ikosa yakoze wenda nk'undi muntu akavuga ati hariya wari kubigenza gutya umuntu wa mbere uribona ni ngewe ubwo ndibonye turi kweditinga dukora ibyo bita kuri katinga ukarikuramo ntabyo nabonye ni ukuri Imana ishimwe nabonye uko twabiganiye niko nabishyizemo ni ukuri Imana ishimwe ko yankomereje amaboko yego hari abantu sibe kuguhamagara nibura baguhamagaye aho dutandukaniye aho tumaze gukora tumaze gukora ibiganiro bibiri maze kubyaprodinga hari abaguhamagaye nibura urabasengera nyuma yaho ukumva araguhamagaye ati byari bimeze gutya ariko nyuma aho wasengeye ari iki Imana yakoze ni ukuri pe kambanze nshima Imana nshimye Imana yabanye nanjye
murakoze. Ni ukuri hari abamama bampamagaye bari kumbwira naje kubasengera, umwe yanyandikiye ejo bundi niba atari ejo kuri WhatsApp arambwira ati waransengeye ndwaye narakize. Ni ukuri ari gushima Imana. Hari n'undi mumama nawe ntabwo nibuka ahantu aherereye ariko nawe yambwiye yuko namusengeye arwaye agakira. Ni ukuri nshimye Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa bayubaha yuko igikomeje kubana n'ubwoko bwayo. Ni ukuri abantu tuyatubisegura kukubaza gutya ntago aho kuganguze ngo wikine kuko n'undi se woba wabikoze ni Imana babigukoresheje, ahubwo nge mba ndi kureba avuga ntese ibi ndimo sibyo nge niba nakuzanye tugakora ikiganiro mba nkeneye kuvuga ngo cyamariye iki abantu. Iyo ngize amahirwe rero nkumva ko ari umuntu waguhamagaye ukamusengera ibyo wamuhanuriye akakubwira uko byasohoye, ndavuga ni Imana nushime nanjye ntabwo naruhiye ubusa. Ni ukuri bitera umuntu imbaraga cyane. Buriya kanongera nshime n'abandi bantu kandi mbasabira umugisha. Hari abantu banyoherereje amayinite ni ukuri barambwira bati tugushiriye amayinite kuri telefone kugira ngo uzajye ubona ukuntu usengera ubwoko bw'Imana kuri WhatsApp uhamagaye kuri telefone. Ni ukuri mbasabiye umugisha w'Imana, amahoro y'Imana bane nabo. Aba bantu Imana bahumugisha. Ni ukuri Imana bahumugisha ndabubasabiye ndahahantu. Babazi yuko yakeneye disi. Ni ukuri pe hari abantu bagira igikorwa cy'urukundo kandi bagakorera Imana bibarimo. Ego. Kandi ntago wari yabasabye. Ni ukuri pe. Niba babyitekerereje. Nta mukozi w'Imana usabiriza. Umukozi w'Imana usabiriza aba ari gukoza Imana isoni. Yego. Ni ukuri. Imana izabikurinda. Imana izabindinde mu izina rya Yesu. Ego. Ese ubundi urebye wifuza kumva wazagera he? Ari ukuntu umuntu nka gutya uri umuhanuzi ahubwo kuvuga uti Imana mba numva nagera kuri urwego wumva wifuje kugeraho ni uruhe? Buriya urwego mba nifuje kugeraho cyane cyane mba numva navugira Imana mo hano mu gihugu no hanze yacu, mbese ngahura n'abantu benshi batandukanye ndi kubabwira Imana ariko nkababwira Imana ngewe nabonye ntumvanye bagenzi banje kuko aho ngaho byatuma mbese byamfasha kugira ngo mbashe kubwira abantu ko Imana igira neza, kuko ntabwo wajya kubwira abantu Imana uburyo igira neza nawe utarakugiriye neza. Rero bitewe nuko Imana yangiriye neza mba numva nabisangiza n'abandi ibihugu byose nkabigenda. Nose ubona Imana yakugiriye neza gute? Ni ukuri Imana yangiriye neza kubera yuko burya hari abantu benshi baba batandukanye. Ushobora kuba wamubwira ngo sengera n'abantu batanu ubwo waba ukamwica akavuga ati ngiye ntago mbishoboye. Hari umukecuru byigeze byabaho turi mu iteraniro turi gusenga turi mu masengesho twanasengeye iwe, noneho baramubwira bati ngaho dusengere udusabire umugisha nk'abantu bari bagusuye. Angije aravuga ngo yewe ngo mwari mwarambuze ngo none murambonye. Twarasetse turabirinduka. Byaramunaniye neza neza. Ni ukuri byaramunaniye nuko yavuze. Turasenga ariko urumva twatashye turi guseka twabirindutse. Urumva ariko rero buriya pe shima Imana yabanye nanjye kankomereza amaboko. Ni ukuri iyo ataba Imana ibyanjye biba byarabaye bibi. Nagasura mfite n'ukubera Imana sibyo nuko ndiho n'ukubera Imana kubera yuko iyo ntagira Yesu wenda nshobora kuba narashoboraga kuba najya mu businzi mu bindi bintu biba bitandukanye, ariko nshimye Imana yankomereje mu buntu bwayo. Ni ukuri pe. Noneho yarangiza ikangirira n'icyizere ikavuga ati amagambo ava muri wowe azatuma benshi bahinduka. Ni ukuri. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni ukuri. Hari ikibazo? Nta kibazo pe. Ijambo ry'Imana ni ukuri rirarema cyane. Ni ukuri. Ariko abantu b'urubyiruko mukunda kutubipa. Kuba bipa? Harya nanjye ndimo harya? Nanjye njya mbipa? Noneho uyu munsi ndisubiraho. Harya nawe urabipagara? Njye ntago mbizi. Ngenzi ko mpamagara. Akenshi abantu b'urubyiruko barasoma urumva ugasanga ewana abwirije nk'iminota 3 gusa. Iminota 3 ni ikibazo. Abari mikeya. Ariko imbere ya byose ubwira Yesu akaguha icyo kuvuga. Ariko nabwo ntago nabarenganya, hari ariyo magambo Yesu aba yabahaye. Ingope akavuga ubwo bikarangirira aho ngaho. Ubwo rero nawe Yesu yagushyize ku mutima kugira ngo abakunzi ba Concord TV show ni karibu rwose
umwanya n'uwawe. Ni ukuri Imana nishimwe cyane, katubanza dusenga Imana. Uri data wa twese, uri nyiribihe, data wa twese, uri nyamaboko kandi uri umunyembaraga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami ni ukuri ndasenze, ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari nge data wa twese, aba ari wowe uhagararana nanjye. Reka mvuge data wa twese mvugishijwe nawe, kandi data wa twese nsengeye imitima igiye kumvira ijambo ryawe. Reka data wa twese abari bababaye, iri jambo ryawe risa n'imitima y'aba bantu bababaye, kandi abari bihebye, reka iri jambo ryawe rireme byinshi ku buzima bwabo. Hari abafite amadeni, reka iri jambo ryawe data wa twese ribasubizemo imbaraga cyane mu bwoko bwawe. Iri jambo rihindure benshi gukiranuka. Data nguhaye karibu n'ikaze, kandi data wa twese ndakwinginze uzubane nanjye kandi ubane n'ubwoko bwawe. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Komeza kubana natwe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Ngewe nkunda indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza. Yego, ariko cyane igitero cya nyuma. Kangiririmbe mu izina rya Yesu, ubundi dukomeze n'ijambo ry'Imana. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Imana nishimwe cyane kandi niyamamare. Imana nishirwe hejuru. Ijambo riravuze ngo, cyangwa se uyu muririmbyi ngo, kandi ngo abantu benshi cyane ntabwo bazi inzira y'ijuru, ngo abo ngabo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Ngo ikindi ngo muze tubashake bose, tubasangishe umukiza, ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, ntimucogore gusenga. Hari benshi batazi inzira y'ijuru. Waba usenga ariko utazi inzira y'ijuru, waba usenga ariko hari ibikikuzitiye. Ndagira ngo nkubwire uyu mwanya, cyangwa se guhera uyu munsi, ufate umwanzuro, urekure ibitagira umumaro imbere yawe, urekure ibitagira umumaro imbere y'Imana. Ndagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana budukurikiye, nukuri tugeze mu binsi cyangwa se mu bihe biruhije umugenzi. Tugeze muri bya bihe bigoye Paulo yavuze, ariko ijambo riravuze ngo abo bose babohewe mu maboko y'umwanzi Satani, tugomba kubashaka tukabasangisha umukiza. Kandi kirutaho ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Imana nishimwe cyane, kandi Imana niduhagarareho, itubera umutabazi n'umurengezi. Katwinjire mu ijambo ry'Imana, kubera yuko ijambo ry'Imana iyo urifite urakomera. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rihindura byinshi, ijambo ry'Imana riruhura abarushe. Hari igihe waba uremerewe, warangiza wasoma ijambo ry'Imana, ukimara kumva ngo haranditswe ngo, ugasubizwamo imbaraga. Ukimara kumva ngo haranditswe ngo, ukabwira ikibazo ngo wakibazo we ntacu uri imbere yanjye. Ukabwira imisozi igukikije, ukayibwira ngo mwa misozi mwe, ntabyo muri byo imbere yanjye. Imana niturengere cyane. Tugiye gusoma amagambo ari muri Hoseya ibice 7 umurongo wa 8 n'uwa 9. Kadusome mu izina rya Yesu. Imana nibane natwe. Ijambo riravuze ngo Hoseya ibice 7 umurongo wa 7 n'uwa 8. 7 haravuze ngo, ikaduhere ku 8. Ego 8 n'I9. 8 haravuze ngo Efuremu yivanze n'ayandi moko. Efuremu ni nk'umutsima udahinduwe ugasha uruhande rumwe. 9 haravuze ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze
abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Katwongere dusubiremo mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo Efuremu yivanze n'ayandi moko. Efuremu ni nk'umutsima udahinduwe ugasha uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Amena. Hano dufite ba Efuremu mu murimo, ariko eta yasize ntema yabo. Imana niturengere cyane. Ba Efuremu nababwira ngo bagarukira aho bageze. Nukuri hano dufite cyangwa se muri ibi bihe dufite ba Efuremu b'abanyamasengesho. Umunyamasengesho arasenga akishushanya akiyoberanya, akaba amazi atabize ntabe n'amazi y'akazu yaze. Ariko Imana data wa twese intumye ku bwoko bw'Imana imbwira ngo mbabwire ngo ba Efuremu bagarukira aho bageze. Ese kuki twamenye Imana tukivanga n'andi mahanga? Kuki twamenye Imana tukamera nk'umutsima uhiye uruhande rumwe? N'ubwoko bw'Imana umutsima udahinduye. Ese umuntu agiye kuwurya yawurya ati? Yasize ntema yabo. Nukuri ndagira ngo mbwire abanyamasengesho cyane abahanuzi, mwabahanuzi mwe kuki mwivanze n'ayandi moko? Kuki mwana niwe kwerura? Kuki mwabaye eta ya Bonevosie Donaya, abantu b'abakozi b'Imana, nyuma mwamara kuza mu by'Imana hirya mukivanga n'ayandi mahanga? Ese ninde wabashutse? Eta yasize nema. Ndagira ngo mvugane n'abanyamasengesho bo muri iyi minsi, mvugane namwe bahanuzi bo muri iyi minsi, namwe bavuga butumwa. Ese ko mwabaye nk'umutsima uhiye uruhande rumwe udahinduye, byagenze bite? Ese ko mwageze mu banywa inzoga mukanywa inzoga kandi muzi Imana, muzi n'ibyo yanga? Mwagera mu basambanyi mugasambana, mwagera mu bagambanyi mukagambana. Ninde wabashutse bakozi b'Imana? Imana nitugarukeho cyane idutindeho. Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye, uwo ari we wese ushaka kwegera Imana niyerure kubera yuko iminsi iruhije umugenzi. Muri iyi minsi birakomeye, nukuri birakomeye. Ibigeragezo bibaye byinshi, ibigusha bibaye byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire igihe ni iki cyo kugira ngo buri umwe wese agaragaze umurimo akora. Eta yasize nema yabo. Muri iyi minsi nukuri dufite abahanuzi bari gukoza isoni izina ry'Uwiteka. Ndabaza wowe wa muhanuzi we, ese kuki wagiye kwitukuza? Eta ya Bonevosie Donaya. Ese nugera imbere y'Imana uzabwira Imana ngo eta ya Bonevo uruhu yaguhaye warushize? Ndagira ngo mvugane n'abavuga butumwa, mwabavuga butumwa mwe, mwabahanuzi mwe, mwabapasteri mwe. Ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe, ese mu byukuri ko twivanze n'ayandi mahanga, ko mbese indaya zigenda zikitukuza, abasambanyi bakisiga ibyo ntazi kuminwa, none nawe munyamasengesho ukaba wivanze n'ayo mahanga? Ese nugera ahantu ku kabare runaka umusinzi akaguhamagara, uzamubwira ngo abazimu bashe kandi abo yirwana nabo ibyo ngibyo wikoze nabo ari byo bikora? Eta yasi enema yabo. Imana nitugarukeho cyane, Imana nidutindeho cyane. Ndagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana bugarukira aho bugeze. Nimugarukira Uwiteka nawe azabagarukira bwoko bw'Imana. Nimuhindukirira mukihana Uwiteka azabababarira. Ariko mureke tuve mu ngeso mbi, tuve mu bidatunganye, tureke kuba nk'uyu mugabo witwa Efuremu. Nukuri ngabanyamahanga uyu Efuremu bamumazemo imbaraga ngo ariko ntagabizi. Kubera iki bakozi b'Imana? Ayiwe abanyamahanga batumazemo imbaraga ntitubimenye. Kubera iki wabura umunyamwuka, umunyamubiri akakumaramo imbaraga? Ariko Mana muze dusaba imbaraga, Imana iturwanirire. Nukuri tuve mu bidatunganye tugarukire Uwiteka, kubera yuko ijambo ryarambwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nukuri abanyamahanga bitumaramo imbaraga, nukuri wararangaye abanyamahanga bakumaramo imbaraga. Ubanye n'abanyamahanga eta ya Bonevo bakwigisha gukora ibizira imbere y'Uwiteka, kandi uri umuririmbyi, kandi uri umucuranzi. Ndagira ngo nkubwire ngo garukira aho ugeze muntu w'Imana. Imana niturengere cyane, nitugarukeho. Nukuri ijambo riranatubwiye ngo uyu Efuremu ngo yameze n'imvi z'ibitarutaru ngo ntiyabimenya.
twarinjiriwe ntitwabimenya, banyamasengesho mwarinjiriwe ntimwabimenya. Haleluya, 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 haleluya. Imana nitugarukeho nukuri ubwibone buratwisha, ubwibone buraturenze, ariko ndagira ngo mbabwire bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, bavuga butumwa mugarukiraho mugeze. Imana niturengere cyane, ariko data wa twese adutindeho. Nukuri biragatsindwa n'Uwiteka kuba waruzi yuko ukomeye mu murimo. Imana yakugeraho cyangwa se wayigera uruhande, yarangiza ikakubwira ngo ko nakuremye nta mvi z'ibitaruta rufite, izi mvi ninde wazigushizemo. Nukuri Imana itugirire neza, twararangaye ikizira kirinjira, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro nitugirire neza kandi nutugarukeho. Nukuri Imana nibane natwe kandi idushigikire, itubere umutabazi n'umurengezi. Nukuri biragatsindwa n'Uwiteka kuba uri umukozi w'Imana. Ese yereka mbabazi, ese niba uri umukozi w'Imana waritukuje, abantu bose bakunyuraho bakagucira imanza, cyangwa se abunyuzeho bose bakavuga bati nkuriya muntu asenga iki, ese wakwihanisha indayi ukayibwira ngo iki? Ese bimeze bite? Ese mukozi w'Imana, iyo wifashe ukikora biriya bintu ukitera ngo nama makeup ni ibiki ni ibiki ni ibiki, ese koko mbwiza ukuri, nuhurira n'umuntu w'umunyamahanga utarigeze umenya Imana, mugahurira mu masengesho nawe yikoze ibyo wikoze, ese uzamwihanisha iki? Uzamwihanisha ushingiye kuki? Imana nitugarukeho. Ariko ijambo ryaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Igihe utari wubaha Uwiteka nta bwenge wagira, kandi data wa twese numwubaha azakwereka inzira nyayo. Ndagira ngo mbabwire muhindukire mwihane, kubera yuko ibihe n'iminsi biragoye, kuko Imana niza kuduhana nukuri ntabwo izigera itubabarira habe na gatoya. Nukuri turi kuvuga ngo ni amahoro, ariko nta mahoro ahari. Imana niturengere cyane. Rero ayo niyo magambo Imana yashize ku mutima, bwoko bw'Imana. Nasoza mbabwire ngo mugarukire Uwiteka, kubera yuko ijambo ryarambwiye ngo nimugarukire Uwiteka nawe azabagarukira. Ariko nimwanga kumvira amategeko y'Uwiteka mukagoma, inkota izabarya. Ndagira ngo nkubwire wowe witukuje, mu bihe bizaza hari ibihe biruhije umugenzi. Ushaka wafata icyemezo, wakwisika gikotori yawe Imana yayikoreyemo ugasa neza. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo banyamasengesho nimuza dushaka Imana bigishoboka yuko ibonwa. Naho ubundi muri iyi minsi nukuri biragoye, biraruhije. Wababwira amarira ahari, Imana iri kurira bitewe n'ubwoko yiremeye. Nukuri ndababwiza ukuri yuko Imana itazabura kuduhana, ariko nababwira ngo nukuri dukomerere ku Mwami, kadusenga Imana idushoboze. Mana data wa twese, uri Imana igira neza, Imana ihindura ibihe, ugakuraho ibisa n'ibibi byose, ugakuraho igicu cy'umwijima. Mwami nsengeye ubwoko nukuri buteze amatwi iri jambo ryawe. Ufite ikibazo Mwami wanjye, reka ugisubize, kubera yuko ugira neza. Ukureho imbaraga z'abarozi n'abarozikazi, ukureho imyuka mibi yose, kandi turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Komeza kubana natwe, utugirire neza ni mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Mukozi Imana watwemera ukaduha nimero umuntu yakubonaho. Ego kambahe nimero, kubera yuko MTN yanjye isigaye imeze nk'idafite network. Unshaka kuri WhatsApp no kumpamagara yampamagara kuri 0729386064. Kanyisubiremo 0729386064. Iyo niyo umuntu yanshakiraho ku buryo bwo kumpamagara cyangwa mu buryo bwo kunyandikira kuri WhatsApp. Yego, Imana iguhe umugisha. Amen. Oyo kushaka 700.